Mu Rwanda dufite abasobanuzi ba filimi benshi batandukanye, gusa muri ino video tugarutse kuri top 5 y'abasobanuzi bakunzwe cyane mu Rwanda, aho tuza guhera ku mwanya wa gatanu tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umusobanuzi wa filimi ukomeye cyane. Muri bano basobanuzi tugiye kureba hari abasobanuye filimi z'inyarwanda ndetse no filimi zo hanze. Ndazi neza kutaza gutungurwa bitewe n'uko abenshi ubazi kandi tukaba tugiye kuba kugezaho muri ino video yacu kuva ku mwanya wa gatanu kugeza ku mwanya wa mbere. Mbere ko dutangira mbanje kuguha ikaze urisanga kuri Ben Gold. Nimba ari ubwa mbere hageze ukore subscribe, ufungure n'inzogera utazacikwa na video z'ubutaha. Tudatinze ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa Gaheza Simba. Uyu ni umwe mu basobanuzi bakomeye cyane, aho yagiye asobanura filimi zanyuraga kuri Zacu TV kandi akaba n'umuntu uzwi cyane cyangwa se ufite ubuhanga budasanzwe mu gusobanura filimi z'inyamerika. Bikaba byatumye uyu Gaheza Simba agaragara kuri umwanya wa gatanu mu basobanuzi bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga Savimbi. Uyu ni umusobanuzi ukomeye cyane, utazi neza nimba wakunze kumva filimi cyangwa se movie, urazi neza yuko uyu Savimbi azi gusobanura neza, afite ubuhanga budasanzwe mu gusobanura filimi. Bikaba byatumye uyu Savimbi agaragara kuri uwo mwanya wa kane. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga umusobanuzi witwa Sankara. Uyu ni umusobanuzi ukomeye cyane wagiye usobanura filimi nyinshi kandi zagiye zikundwa, ku buryo niba waba udakunda kureba filimi wahita uvuga ati ntabwo nabura kureba filimi Sankara yasobanuye, kuko afite ubuhanga budasanzwe kandi akaba akunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no hanze. Bikaba byatumye uyu Sankara agaragara kuri uyu mwanya wa gatatu mu basobanuzi ba filimi bakunzwe cyane mu Rwanda kurusha abandi. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Junior Giti. Uyu ni umusobanuzi ukomeye cyane, ndazi neza yuko umukunda kandi ukaba umufana. Ni umuntu uzwi cyane cyangwa se ni umusobanuzi uzwi cyane mu gusobanura za filimi z'inyamerika. Niba uzikunda birashoboka ko waba ukunda Junior Giti kuko ni umuhanga mu gusobanura filimi z'impinde. Bikaba byatumye uyu Junior Giti aza kugaragara kuri umwanya wa kabiri. Natinze tugiye ku mwanya wa mbere. Ese uratekereza ku mwanya wa mbere hari kuza uwuhe musobanuzi wa filimi? Ushobora kuba wamuketse cyangwa se wahise umumenya mbere y'uko umwumva. Wowe tubwire muri comment umusobanuzi ubonaga yaza kugaragara ku mwanya wa mbere, utubwire umusobanuzi ufana ku buryo niba uri kugenda ukumva filimi yasobanuye wahagarara ukabanza ukayumvaho gato. Ku mwanya wa mbere turasanga umusobanuzi witwa Rocky Kimomo. Uyu ni umusobanuzi ukomeye cyane wagiye usobanura filimi nyinshi zitandukanye kandi akaba umwe mu bakunzwe cyane. Uyu kandi arakurikirwa kuri social media platforms akoresha, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, aho akurikirwa n'abarenga miliyoni n'ibihumbi 200. Urumva yuko ari abantu benshi cyane. Bikaba byatumye uyu Rocky Kimomo agaragara kuri umwanya wa mbere nk'umusobanuzi wa filimi ukomeye cyane cyangwa se ukunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no hanze, bitewe n'uko afite ubuhanga budasanzwe, ku buryo waba uri umwana cyangwa se umusore cyangwa inkumi cyangwa se uri n'umusaza ukaba ukunda filimi, kumva filimi Rocky yasobanuye uhita uvuga ati ino filimi nanjye ugomba kuyumva. Wakumva n'umuntu uyifite ukavuga ati iyo filimi yitwa nde, yitwa gute, ati wambwira izina ryayo kugira ngo nzayirebe, kuko uyu Rocky Kimomo ni umwe mu bakunzwe cyane kandi bakaba bafite ubuhanga budasanzwe mu gusobanura filimi. Niba ukunda filimi ndazi neza yuko Rocky Kimomo umuzi, kandi akaba afite website yiwe anyuzaho filimi cyangwa se sinema zisobanuye. Bikaba byatumye uyu Rocky Kimomo agaragara ku mwanya wa mbere. Ikindi kidasanzwe kuri Rocky cyangwa se tumwitezeho imbere ni uko azasobanura filimi y'umunyarwandakazi witwa Mbabazi Shadia, benshi tuzi ku izina rya Shadibu. Yavuze yuko agiye gushyira hanze filimi, akaba avuga yuko izasobanurwa na Rocky kuko amufata cyangwa se amubona nk'umusobanuzi ukomeye cyane ufite ubuhanga budasanzwe mu gusobanura filimi kurusha abandi mu Rwanda. Bikaba byatumye Rocky Kimomo aza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere.